Muraho neza, kugira ngo wirinde ko storage ya telefone yawe yuzura bitewe na video cyangwa se amafoto yo kuri WhatsApp, ngiye kukwereka uburyo bwiza kandi bworoshye bwo kubihagarika, ukazajya usevinga amafoto washyizeho cyangwa se ukazajya usevinga amafoto wihitiyemo gusa. Ibi rero biba kenshi iyo umuntu aba mu magroupe menshi yohereza amafoto ndetse na video, bikajya bigusaba guhora usiba cyangwa se ukisanga telefone yawe yaruzuye, aho rimwe na rimwe telefone igira ugutinda gukabije mu gihe uri gukoresha application zayo, ugasanga bigusabye gutegereza umwanya munini cyangwa se kuyisetinga telefone yawe. Twibukiranye kandi ko iyo telefone yuzuye ishobora no kurangira ipfuye cyangwa se systeme yayo ntikagikora neza. Kugira ngo ubihagarike rero, injira muri application yawe ya WhatsApp. Numara kwinjira muri WhatsApp, uhita ukanda ku turongo dutatu cyangwa se utudomo, uhita ukanda ku tudomo dutatu turi mu nguni yo hakurya, dore ngutu nitwo urahita ukandaho. Numara kudukandaho urahita umanuka hepfo ujya handitse setting, ukanda kuri setting. Numara gukanda kuri setting bahita bakwereka handitse chat, angaha handitse chat, niho uraza guhita ukanda angaha, tukanda hano. Numara kuhakanda urahita ubona ahantu handitse media visibility, ahangaha niho uraza guhita ujya kubikorera byose, niho bibera gusevinga cyangwa se kudasevinga amafoto. Ahangaha ni ahangaha. Noneho iyi media visibility urumva ikivuze ni media zose ziba zaje kuri WhatsApp, ubwo ni amafoto, amavideo ndetse n'ibindi byinshi, n'indirimbo, ni byinshi cyane biba bije kuri WhatsApp. Ahangaha rero mu busanzwe niwinjira murasanga kameze gutya, urasanga nufungura kuri media visibility wowe urasanga kameze kuriya, ari nacyo gituma amafoto yose ndetse na video bije kuri WhatsApp bihita byisevinga muri storage ya telefone yawe utabihisemo ndetse utanabikeneye. Kugira ngo rero ubikureho, nuko uri buze gufata akangaka, aha hari icyatsi ukahakana nyine nubyemeze. Urumva ahangaha handitseho ngo show newly downloaded media in your devices gallery. Urumva bari kugusaba kugira ngo ibyaje bishya byose bizajye bihita bijya muri galeri yawe. Ubwo rero urahita ukanda hano biveho hahinduke umukara cyangwa se kari ugakureho. Numara kugakuraho ubwo birangiye. Ushaka wasubira inyuma uraba ubisoje. Ubwo ahandi ho murabibona ni setting zindi za WhatsApp. Imwe nabereka, wenda mushobora kuba muri kwibaza impamvu muri kubona application yanjye ya WhatsApp ari umuhondo cyangwa se ahandi ari umukara. Nahangaha muri simu niho bibera, hari ahambere. Ngo ngiye nkiza hano kuri daka ya hose byajya biba ari umukara, hano muri system niko WhatsApp bikoze. Anyway, niba rero nawe wagiraga iki kibazo, nizeye yuko ugiye kugikemura, ntabwo kizongera kukubaho ikindi. Mu gihe ugiye kubisubizaho urabona ko n'ubundi bitagoye, wajyuza ukongera ukagakandaho, ubwo ibije byose ushaka ko bizajya bijyaho byajya bihita bijyaho utiriwe unabihitamo cyangwa se utiriwe unabidownloading. Yes, nizere yuko rero iyi video yagufashije. Niyo wagiraga ikibazo nizere ko gikemuye, kandi niba iki kiganiro kigufashije kora subscribe, uhe like iyi video, unaduhe comment y'icyo tuzavugaho ubutaha. Bye bye, turabakunda cyane.